haranditse ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, ngo ariko icyo cyaha gikorerwa imbere. Kandi ngo mumenye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe, wera uri muri mwe. Bityo rero niyo mpamvu nakubwiraga, iyo wishe ubwonko urumva ko ibintu byose biba bibaye rwose. Ibindi bikorerwa inyuma ariko kiriya cyagikorerwa imbere. Niba gikora inzoga, reka mbabwire ikintu cyangwa ibyo biyobyabwenge byibagiza ibibazo ariko ntabwo bikemura ibibazo. Ikaze cyane inshuti bakunze ibi biganiro mushyikirizwa hano kuri Hanye Space. Uyu munsi nkaba mbifuriza amahoro y'Imana n'umunezero. Nkuko bisanzwe mbafite abatumirwa beza baba baje kutuganiriza no kudusangiza ku bumenyi bwabo, kugira ngo twese hamwe dufate ibyemezo byiza binogeye urubyiruko, binogeye abakuze, binogeye u Rwanda. Nkuko mubibona rero, ngaruye umutumirwa twari kumwe n'ubushize. Nizera ntashidikanya ko mwakunze ikiganiro yadushikirije, yatugejejeho. Ikiganiro cyari kigamije guhwitura abakobwa n'abahungu kwifata neza, cyane cyane yibanze ku kivuga ngo umwari w'u Rwanda. Hanyuma rero ikaze cyane inshuti Josue. Murakoze cyane kandi ndishimye yuko wongeye kugaruka. Yego, kandi nanjye nabishimiye ko mwongeye kuntumira kugira ngo tubashe kuba twaganira kubyubaka. Yego. Ntari nakomeza wenda tutari twajya kure mu biganiro, ndifuza ko wongera ugasuhuza abadukurikira hano kuri Hanye Space. Murakoze cyane, mbanje kubaramutsa no kubasuhuza. Hari haciyeho igihe nubwo kitari kinini, nari mbakumbuye. Nshimye abakurikiranye ikiganiro cyacu cyabanje, abatanze ibitekerezo, abatanze amarayiki. Bigaragara ko byanga byakunda kira kiganiro hari icyo gishobora kuba cyarakoze, kandi sino gushidikanya ahubwo cyaragikoze. Niko mbitekereza. Nkaba ntekereza ko nabasaba kugira ngo bakomeze bajye badukurikirana, kugira ngo ubutaha batazajya bacikwa n'ibiganiro tubagezaho, kandi bizadufasha. Nk'ibisanzwe ni Kagambage Josue, naje ngo tuganire twese, duhana ibitekerezo, turebe aho turi n'icyo dushaka, kandi bizagenda bijyamo neza mu buryo. Murakoze cyane umusizi Kagambage Josue. Ndakwishimiye cyane kandi ndabona uri smart rwose. Ibintu by'umweru umenye ubyemera cyane. Cyane uriya umweru bashaka no uretse no kwera inyuma, bashaka no kwera n'imbere. Nibyo kabisa. Kandi nabyo tugira ngo uyu muntu kagira roho ikeye. Buriya hari abahanga bavuga ngo roho z'abagendera mu nzira z'ukuri ngo nibwo bumana nyabwo. Ukagira roho ukeye ngo jagajaga ku ndiba y'umutima wawe, nusanga nta kibi wahishemo, ntuzagira ubwoba bw'ubuzima. Ibibazo waba ucamo byose, ibyo waba usitaragoringamo, ubuzima waba unyuramo bwose. Buriya hari umuntu wigeze kumbwira, aravuga se buriya ngo intare buriya hari urukwavu iruhande rwayo, hari imbwa yamoka. Byashoboka ko intare, nawe udusubize, intare iri urukwavu ruyiri uruhande, hari imbwa yamoka. Bisobanire ngo umuntu usenga nta kibazo gishobora kumukanga, kubera ko Satani ntago yahangara ububasha bw'Imana. Biraza kugira ngo biduhe amasomo. Niyo mpamvu bavuga ati iyo ikintu kitagubereye umugisha kikubera isomo. Kandi no kwiga nibyo bituma abantu batsinda. Yego. None se mubaze ikibazo. Itumbaze. Amazi atuje, hari abasare bakaze yatoza. Amazi atuje nta basare bakaze atoza. Bityo rero utanyuze mu bibazo, n'ubundi wumva ko ntawe ubintwara atararwaye. Yego. Urakoze cyane Kagambage. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Uwera Agnes. Nkaba naragize inyota, naragize inzozi yo kugira ngo urubyiruko, abagabo n'abagore bajye baza hano badusangize ubumenyi, badusangize ibitekerezo byafasha abanyarwanda kwikubitiro, ariko bigafasha n'isi yose muri rusange. Nkaba nifuza ngo wowe ukurikira iyi video ukaba utari wakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share,
hanyuma cyane cyane muduhe na comments kuko nizo zidufasha kugira ukuntu tubatekera inkono yuzuye. Ubushize rero mu kiganiro twagize hano kuri Hanye Space turi kumwe n'umutumirwa Kagambage Josue, twaganiriye ku bintu bijyanye n'abakobwa n'abahungu ukuntu bagomba kwifata. Hanyuma tuza kubona comment ivuga ngo ariko namwe mu bibazo byose mwibanzeho icyo nicyo mwabonye cyugarije urubyiruko kurusha ibindi. Icyo nicyo turi buhereho uyu munsi. Kagambage aratubwira ese wowe uko ubibona ibibazo byugarije urubyiruko bindi ni ibihe? Ese ni ukubera iki aricyo twabanje mbere y'ibindi byose? Buriya rero ntekereza ko kiriya kibazo cy'ubusambanyi tubanje gushimira umukunzi wacu watanze igitekerezo avuga ati se ubusambanyi nibwo bushobora gutuma umuntu akena gusa? Twe twavuze kimwe mu bibazo, ariko by'umwihariko kiriya kibazo gifite uburemere bukaze kuko ni ikibazo gishingiye ku mitekerereze, kubera ko umuntu wivanze muri biriya bintu bimwicira ubwonko na roho. Nicyo navugaga, hari n'ibindi bibazo byinshi, ariko by'umwihariko reba uburemere gifite kuko urumva kubemera Imana uko dukurikirwa n'abantu benshi. Njye nemera Imana umukristo, haranditse ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, ngo ariko icyo cyaha gikorerwa imbere. Kandi ngo mumenye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe, wera uri muri mwe. Bityo rero niyo mpamvu nakubwiraga, iyo wishe ubwonko urumva ko ibintu byose biba bibaye rwose. Ibindi bikorerwa inyuma, ariko kiriya cyaha gikorerwa imbere. Niba gikorerwa imbere rero utekereze, gerageza kiriya ukihane, kuko nanone ubuzima bw'ahazaza buri kugenwa nawe aka kanya. Kandi umuhamagaro wawe burya ibyo mu rurimi rw'icyongereza bita purpose buri muri wowe, uturuka muri wowe imbere. Rero niba umuhamagaro wawe, impamvu yo kubaho kwawe iri muri wowe, kandi muri wowe akaba ariho ushoje intambara, ni ukuvuga ngo niba ugiye kwishora muri biriya, muri wowe hazahoramo intambara. Wenda bari iruhande rwawe ntibazanabimenya, ariko wowe nyirabyo uzabimenya. Uzahora urwana ya ntambara ishobora no kukudindiza mu iterambere wifuza. Ubwo rero nkaba mbashimira abatanze icyo gitekerezo. Wenda utarava kuri iyo ngingo, hari umuntu wavuze watanze igitekerezo aravuga ngo iyi nzira ngo isibamye, ngo abari inyuma barayoba. Nuko ngo utazi yava kandi nanone ntabwo ashaka kumenya iyagana. Turebe mu bitekerezo bya kera, urebe mu bakurambere bacu, twe kurana no mu Rwanda gusa, no mu bihugu bindi. Turebe, hari igitabo kibita amateka yabyishe cyane mu bihugu bindi. Buri cyaha cy'ubusambanyi ni kimwe mu cyaha bamwe mu bana byizeraga ko mu gishobora no gutera n'imvura kugwa, kuyibuza kugwa, gishobora gutera n'ibyago igihugu runaka. Rero kuko tutazi ahantu biva biriya bintu, nicyo gituma dukwiye gutekereza tukavuga tuti kuki babyubahaga gutyo. Gusa bitewe n'iterambere tugezemo, nuko hahandi abangukiriza ngo wacekeraga, ugasanga abantu nyine barararutse mu rwego rwo hejuru, ugasanga nyine nta kizira, nta kirazira, nta ndangagaciro, ugasanga buri kintu ntacyo bagitinya. Hari umuntu umwe w'umusizi yaravuze ngo abana bahindutse nk'inyamanza ntibakorwa, ngo ntibakabukirwa, ngo umugabo yakenda ngo yarashaje, ngo yari umugabo ku bwacu, bakaminuza batazi ibihekane. Ubusugi bukaba ubumuga mu bundi. Ubufasha umwana ukavuga ati uri isugi ndaguha amafaranga, wemere ko uri isugi, umanike urutoki. Uzi igisubizo gisigaye cyaraje, ngo se mama araroga, ngo kuba ari isugi ngo mama we ngo ntaroga. Noneho ugasanga icyo kintu nyine ni ukurarurana. Njya nkunda kubwira abantu ngo abahungu bagenzi bawe nibo bashaka kukurarura kuruta abakobwa, abakobwa bagenzi bawe nibo bakurarura kurusha abahungu. Ugasanga rero hari abana bamwe bagize ikibazo cyo kuvukana uburwayi, wenda nka HIV, akananirwa kwiyakira, wenda ntabwo yayimuhora. Noneho muri uko kunanirwa kwiyakira arishora muri bwa busambanyi. Noneho rero wowe rukurikira izindi bagushishikariza nawe ukarwambarira. Nicyo kibazo kiri ko kwica ibintu. Yego. Urakoze cyane Kagambage. Ikindi wenda nakongeraho nuko mu byukuri
hano kuri Hanye Space dutanga bimwe mu byo dutekereza bishobora kuba ibisubizo ku muryango mugari nyarwanda n'abatuye isi, ariko byumvikane ko nagakeregeshwa, ntago tuba tuje kuvuga ngo ibibazo byose turabisubije. Nirwo ruhare hano kuri Hanye Space dutanga, ariko turabashimira cyane mwebwe mukomeje kuduha comments, kuko bituma turushaho gucukumbura no gushaka ibindi byadufasha kubakana. Nkaba mise nifuza kumenya ngo abadukurikira ubwo ndakeka nabo barimo kwibaza kino kibazo, ibindi bibazo tubona biri mu muryango nyarwanda cyangwa se biri muri societe muri rusange byugarije urubyiruko, byaba ari nk'ibihe, wenda nabyo tubiganireho kugira ngo abadukurikira bamenye ni ibihe bihari, ese hakorwa iki. Bimwe mu bibazo bindi twavuga byugarije urubyiruko, hari ibiyobyabwenge. Yego, ibiyobyabwenge bira bintu umuhanga umwe yaravuze ngo burya ngo yiteretse icupa hano ngo ntabwo ari wowe urifite niryo rigufite. Aha, kuko rikubuze ntibyagira ikibazo, ariko wowe uribuze wagira ikibazo. Iyo uteretse icupa ni wowe urifite. Rero bira bintu hajyamo addicted cya chronique, bikaba rya ku buryo ari wowe urikenera kuruta uko rigushaka, bigatuma rero bira bintu nyine no kugerageza. Kugerageza urumva umuntu wamunzwe na biriya bintu cyangwa wabaye imbata yabyo, ntabwo amubwira igitondo kimwe ngo bireke, ariko hari uburyo ushobora kwifatira umwanzuro wo ku giti cyawe, ugatekereza aho wari uri, ugatekereza aho ushaka kugera, uri kugendera mu kigare n'ubundi umeze nkaho utagira intego. Kigera utagira intego, ubuzima bwawe n'ubundi byaba ari ibibazo, byatuma n'ubundi ukomeza bikaba chronique kuri wowe ku buryo ubimbata yabyo. Ariko nkubwije ukuri, urumva inzoga, reka mbabwire ikintu cyangwa ibyo biyobyabwenge byibagiza ibibazo, ariko ntabwo bikemura ibibazo. kandi nibyo, iyo wibagiwe ikintu se bivuye kuyeho ko cyavuyeho, aho gushaka gusanga uri nakimuye gusa, abo wenda ari amafaranga nagufashaga kugikemura, none wowe ugiye kuyibagiza cya kibazo, nukanga kuzasanga kigihari, cyane ko ushaka gusanga ari n'ikibazo cyugarije n'umuryango mugari, atari wowe wenyine urabyibagirwa, ariko umwana ntabwo yibagirwa ko ubukene bumwugarije. Nose niba wishora mu nzoga ugakemura wowe kukibagirwa, wa mwana ayo ngaho ntabwo areba uyajyane ku ishuri. Kandi buriya ngo yibyaye amamasa yicunguza amarago, buriya igituma umuntu abyara no kugira ngo umwana azamugirire umumaro, ikintu kizakugira umumaro, aho jishe igisabo ntabwo hatera ibuye. Icyo gituma umwana indinda iba kabiri, hakabaho ndinda dawe na ndinda mwana wanjye. Iyo umubyeyi witaye ku bana ukabafasha, ukabitaho, ukabakobokera, ukabapfira, mbese ukitanga bishoboka, reka nkubwize ukuri, ukaba nanone uri umuntu ushimwa n'Imana n'abantu, uri umuntu ugerageza kuba inyangamugayo muri societe, ufite icyo umariye rubanda, umariye abandi. Ntabwo mvuze ngo utange ibyo ufite byose, ariko se umuntu arakubona akakwibonamo. Buriya keya nziza, buriya urugwiro, ni byiza kugira urugwiro, kwakirana neza abakugana, kwakira neza, kugira urugwiro. Icyo gihe rero iyo ubikoze gutyo, kwita ku bana bawe ukabavunikira, mubwije ukuri nawe usoza ugeretse ukuguruko, kandi nawe bakuzanira baguha. Ariko hari abantu tuzi babayeho nabi. Rero iyo utakoze icyo ngicyo mvuze ngo we wagira indangagaciro zikuranga mu buto, aho ngaho baravuga ngo uvukurira ugakuruganya ugasaza utanyuzwe. Ako si agahinda ba? Ni agahinda. Ubwo twari turimo, wari umaze kutubwira mu bindi bintu ni ibiyobyabwenge, bise hari akantu uvuze kanyibutsa neza akantu nigeze guhura nako ku muntu wonzi. Wavuze ngo mu by'ukuri ufata ikiyobyabwenge kugira ngo yiyibagize ibibazo, ariko burya ni nkaho ubu bihunze by'akanya gato. Aya ari bugufashe kugikebura ukayatanga nayo ukayangiza. Hari ikinyoni uramfasha kukimenya mu Kinyarwanda cyitwa ostrich, urakizi? Ikinyoni ni ukuvuga ngo kibwira ko cyihishe kuko gihisha umutwe mu butaka, ariko ibindi bihimba byose biri hanze. Icyo gihe ni nkuko wahumiriza
humiriza wumva ukakeka ko nta muntu uri kukubona kuko we ntakibona kuko we ntago babona ukayibwira ko n'abandi bose aho rero utarajya aho ngaho uburyo abantu bamwe ibiyobyabwenge baba bameze mukabyara mwe niba uzi ko wanatangiye no kubiba ndakugira inama iteye uzi ko umuntu w'ibiyobyabwenge ubashaka kukureba gutya akazajya kubona wenda akakubona wenda akabona nk'inyanja hano akazajya abona ari nk'inkoko iri gutora mbese ukabona aba mu isi aba mu buzima bwe ahubwo abandi agakeka ko ari izo nkumi icyo gituma buriya umuntu utumva ntabwo kumubwira biragoye biba bisaba izindi mbaraga umuntu arahinduka nkubwira ikintu kimwe wowe udukurikiye nuhinduka n'amahirwe azabimenya ariko nanone menya ngo mbwira uwo mugendana mubwira uwo uriwe kuko niba ugendana n'abanyabwenge 4 uzaza uri wa 5 niba ugendana n'abaswa 6 uri wa 7 ubwo hajemo akantu k'igisubizo kwirinda agakungu na kampani itari nziza cyane rwose kuko buri uyoboye inka 7 uburi ya 8 niba uzi ko ushaka none uravuze ngo none se iyo ushaka kuba kuguruka ntabwo bicuti n'ibikeri bicuti n'inyoni yego ni ukuvuga ngo rero ugerageza gushaka abantu bakurusha ubumenyi kandi buriya niyo waba wibwira ko uri umunyabwenge kwaguca bugufi hari igitekerezo kivuga ngo I know that I know nothing icyo nzi nuko ntacyo nzi menya ko ntacyo uzi uzamenya byinshi iyo wumvisha ukanakira ko ntacyo uzi mu mutima wawe iyo niyo ntangiriro y'ubumenyi nyabwo ubuhanga n'ubupfura bikwiye bisumba ku ruko wakikanyiza witaka cyangwa se wirata burakwirata n'ubujiji budasanzwe uzasanga hari na bamwe mu bantu babyitira ukavati we ngiye uzabaze burya ndirata nkanasuzugura burya uburi umwe mu bantu binjiji zishoboka zibaho kuko buriya iyo wamenye ko ari icyo uzi ukigagaza mu bwonko icyo gihe nta kintu gishobora gushyira kukubwira ngo wumve mu gihe warangije kumenya ko hari ibyo uzi ahubwo duhora dufite inyota niba hari ibintu igihumbi uzi ubizi neza ko bisobanukiwe ntuzabure no kwegera ufite kimwe ngo kikubere ik'igihumbi na rimwe urakoze cyane Josue twari turimo kuvuga ingingo zindi mu mbega badukurikira badusabye ko tuvuga ku bibazo byose byugarije cyane urubyiruko ubwo twari tuvuze ku bibazo bijyanye n'ibiyobyabwenge wenda nagira ngo numve cyangwa n'abadukurikira bakomeze bumve ni ibihe bibazo bindi ese ni iki twakora kugira ngo tubyigobotoremo ikintu twakora kugira ngo tuve muri ibyo bibazo byugarije urubyiruko cyane kugira ngo bigende buriya igisubizo cya mbere ni umuntu nyirizina ni wowe manager w'ubuzima bwawe igisubizo cya mbere kiri muri wowe sibyo ni ukuvanga ibihe bizakubera umwarimu umutima wawe niwe mujyanama uruta abandi isi izakubera igitabo gisumba ibindi inshuti zisumba ikabarorema burya rero iyo wifatiye umwanzuro nta n'undi wagira kuko nanone waramutse byarakwaritse mu mutwe simbizi umuntu ntago ntukana ariko uri umupfapfa Bibiliya iravuga ngo umupfapfa niyo wamusekurana n'ubupfapfa bwe arinda apfa kiri wa mupfapfa kandi ngo uhana umupfapfa ngo aba yikururira ibitutsi so ngo wowe dukurikiye cyangwa undi nta muntu urabwira ibintu bizima cyangwa inzira yamugeza ku cyiza ukaba wamubera umwanzi kuko uvuze ukuri niyo mpamvu usanga kandi ugasanga ibyo nibyo bikomeze ku kigero cyo hejuru abantu bafite iyo mitekerereze bamwe usanga baragwiriye cyane niyo mpamvu ushobora gusanga muri sinzi igihugu bavuze naho uwo mugani ukomoka ngo buranga ibigunguru birimo ubusa nyine ugasanga ko bitaho ugasanga kirirangiriye kandi ngo buriya n'ibihuhwa bigakunda kujya ahantu amaso ya buri wese abibona ibihuhwa birareremba hejuru cyane aho umuntu wese abibona ukabona igihuhwa kiratembera niba uri cyuze please niba wenda unakwiye hari n'ibyo uzi ukora reka bivugwe n'abandi ariko wikirata wowe niba wenda ugize n'amahirwe ko kubikwiye bivugwe n'abandi biba byiza. Urakoze cyane nzi ko wenda turimo gutegurira abadukurikira hano kuri Hanye Space ikindi kiganiro kijyanye n'ibyo urubyiruko rwakora cyane cyane tubinyujije mu mirimo, ariko sinzi niba hari ibindi bibazo wowe nk'umwana w'umusore ubona dushobora kurushaho kongera kuri ibyo twari tuvuze,
hanyuma dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Aho ngaho navuga ikintu bita kunyurwa. Ikintu bita kunyurwa, iyo wanyuzwe, kunyurwa ntabwo ari ukwicara ngo uvuge ngo nagezeyo. Ahubwo kunyurwa, Mana mfasha kumva no kwemera no kwakira ibyo ntabasha guhindura. Niba ntabasha kubihindura ndakomeza ndwane ubuzima n'urugendo. Iyo bavuze ngo umuntu udamaraye ngo wumva ari nk'umuntu wabyibushye wifitiye amata mutenderinda, mbese urumva araye nyabyo icyo akeneye cyose bamuhamagara. Ubwo se ubu kwa kanya nicaye gutya nka icyo nyine cyose ku isi bakimba. Ikintu naba mbura ku isi ni ikihe? No kujya mu mva. Ariko si ubwo buzima ni bwiza bwo kwicara nta kigenda, niyo mpamvu utakivovoteye ibibazo. Uzi umuntu bahereza icyo akeneye cyose nta atagira ahantu na hamwe ajya. Umuntu ufunze nawe burya ngo bamuhereza ibyo akeneye byose. Kareka uwo ngo nawe agira uruhare, ntago byose babimu. Yes, agira uruhare. Icyo navuga keretse wapfuye pe. Kereka wapfuye. Rero wa muntu wewe dukurikiye kugira ngo wumve ko ugomba guharanira nkahazaza urubyiruko. Ndakubwira iki ngiki. Imana nyirimpuhwe zabuza akagero, nyirimpuhwe nyinshi, nitunga inyoni zose zikigwa ziririmba mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Ariko iyo Mana ntishobora na rimwe gushyira urugeme na rumwe ruto uko niyo rwaba ari rutoyi ku nyoni y'inyabyago yenda gupfa, cyangwa ku nyoni ifite ubwiza bwahize izindi, y'amababa bwahize y'ubwiza bwahize izindi. Iyo nyoni bisaba ngo nubwo zirya zitarahinze zitarateye, ntago Imana irayikira ibyo kurya mu cyari. None wowe niba ijambo ry'Imana rivuga ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umugati, wakabyara uzicara icyuya kibiri. Rero nyine no gushaka uko umuntu yakora igikwiye mu gihe gikwiye, yego, akaba umwana mu gihe akina n'umugabo mu gihe akora, mbese agatekereza ku hazaza, kuko ahazaza ubu hafite mu biganza. Iyo bavuze ngo hafite mu biganza, nuko ingaruka z'ibikorwa byawe nizo zizakugira uburiwe. Wow. Urakoze cyane Kagambage. Twari mu kiganiro cyasaga nkaho ari ugusubiza bimwe mu bibazo abadukurikira baba babajije, cyane byari inyongera ku kiganiro cyashize cyavugaga ku bijyanye n'imyitwarire, mu bijyanye no kubaho uri umukobwa cyangwa umuhungu wifashe neza. Twongeraho rero uyu munsi ni ibihe bindi, hanyuma twari dushoreje aho twababwiraga tuti birakwiye ko wabigenza gutya na gutya. Ariko nanone interuro ni yayindi, uwaba afite ikindi gitekerezo rwose mukitwohereze hariya muri comments. Icyo twirinda ni imvugo wenda mu Kinyarwanda twita imvugo nyandagazi, ariko comments zose zatuma duteza imbere sosiyete nyarwanda ndetse tugatuma abatuye isi bagubwa neza, turazakira. Murakoze cyane uyu munsi, naho ubutaha. Murakoze.